iyo wagize kuri Ebenezeri amaroza kuvaho kuri Ebenezeri wahoranaga agahinda wahoraga ubona byaranze umuntu wageze kuri bijya bisobanuka ima ishimwe nagira ngo gutangara ibyiringiro ko Ebenezeri yawe irahari wa mubyeyi we nubwo ubona uyu munsi bizanze ejo bizemera wa musore wa mupapa we reka ngure ngo harariho ibyiringiro. Zabindura TV show turashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe uko bisanzwe umunsi ku munsi. Twababwiye ko tuzajya tubagezaho ibiganiro bigendanye n'ijambo ry'Imana tukagera hirya no hino mu mpande zose zigize uru Rwanda. Kuri kamera zacu murahabona umushumba pasiteri mbere na mbere wambaye neza, murakoze cyane. Ikindi tuguhaye ikaze Adrien Nsengimana David, nkuko yabivuze nkora umurimo w'Imana w'ubushumba, hanyuma kandi ndubatse ndi umugabo. Ibirenze ibyo rero Yesu atugirire neza. Ubuntu bwo kubana n'umushumba. Mushumba ko mbona ibintu byakomere muri no minsi, uyu murimo murabona bimeze bite wowe? Aha ari umuhanzi witwa biva muri uyu mwuga yaravuze ngo abasenga ni musenge, kandi abango nimubona ingibyo byose bije ngo kuko ikizira cyamaze kwinjira hera ngo muzura amaso murarame murebe mu ijuru. Rero muri ibi bihe bikomeye ni ibihe byo kurarama tugahanga amaso mu ijuru, kuko nk'umuririmbyi 120 aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Hanyuma muri no minsi ko ntambuka ku mihanda myinshi itandukanye nkumva abashumba bari kuvugirizwa induru, wowe ntago bari bakuvugiriza induru? Biterwa n'induru bavuze izarizo. Rimwe na rimwe abantu bazi ko abashumba babayeho kubera amadini, amatorero, niyo mpamvu ubona benshi barimo babavugiriza induru, barabaho gute, barajya kwiba, baragira gute. Ariko rimwe na rimwe umugambi w'Imana ku muntu nta muntu wuzi, kandi umugambi w'Imana ni muremure ku muntu. Yego. Hanyuma Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndabizi neza bakunzi bacu, abantu batari bakanda subscribe ndabashishikariza kugira ngo muyikande, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndushyiraho ibiganiro bijye bita bibageraho. Hanyuma munayisharinge, mukore na share na comment kugira ngo mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mushumba tuguhaye karibu, n'ubundi watangira udusengera ubundi ukatugezaho icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu. Murakoze cyane, reka twiragize Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo byiringire bizima turagushimye mami, warinze ababene data ndetse na buri muntu wese uri bukurikirana ijambo tugiye kuganira nuko wamurinze. Iyo umuntu amaze gupfa nta migabo n'imigambi abagifite, ariko umuntu ukiri muzima abagifite amahirwe yo gukurikirana ijambo ryawe cyangwa no kumva umugambi umufitiyeho. Reka buri muntu wese ukurikirana ijambo ryawe, wari uboshye abohoke, wari uri mu byaha ave mu byaha, kandi wari ubuze imbaraga nawe asubizwemo imbaraga. Rero bana natwe muri aka kanya kose tugiye kumara mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Hanyuma rero nkuko mubizi irasengerwa, karande urayisengera igapfa, hanyuma iyo karande ikava ku muntu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe nimugatera umuntu wakoze umuntu mukamutera amabuye, umuntu wakoze ibizaha cyangwa se mubona ari kugenda gwagwana, kuko izo karande ubona nizo ziri kutuma agenda gwagwana. Aho uyu munsi ujye umufata umusengere kandi unamwegere, mubwira ati mwene data n'ubwacitse intege none ariko haracyari iki ibyiringiro. Kandi twifashishije ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Hanyuma ni ibice 7 turaza guhera ku murongo waho n'ubundi wa 7 turaza kugeza ku murongo waho wa 11 aho ngaho hafi aho ngaho. Hanyuma twumva Imana ivugana natwe. Haranditse ngo Abafilisitiya bumvishe ko Abisirayeli bateraniye i Misipa, abatware baho bahera ko batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvishe bashya ubwoba kubw'Abafilisitiya. Hanyuma Abisirayeli babwira Samweli bati nuweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka awutambirira Uwiteka igitambo cyotswa kitagabanyije. Maze Samweli atakambirira Abisirayeli ku Uwiteka aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyotswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatamya banesherezwa imbere y'Abisirayeli. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ariko twongeyeho ku murongo waho wa 12
abagabo maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni arihimba izina Ebenezeri ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza na n'ubu Imana itugirire neza. Kababwire rero kimwe mu bintu bijya bituma abantu bazahara nabwo ari abantu bazahazwa n'imbaraga za karande. Ugasanga rimwe na rimwe umuntu avukiye mu bushomeri hanyuma n'ubundi umuryango we avukiyemo ugasanga n'ubundi ugomeje kuba muri bwa bushomeri. Ubwo rero rimwe na rimwe ugasanga wamenye ko avukiye muri karande y'ubushomeri none nawe ugasanga ubaye muri ubwo buzima bwo kuba umushomeri. Kabiri uzigiye uvukira mu muryango w'abapagani ugasanga nawe iyo udasenze ya karande y'ubupagani iragukurikirana cyangwa se abantu uzaye bigatuma nabo badakunda gusenga kubera umwuka w'ubupagani. Rimwe na rimwe njya nkunda kubabwira ngo rimwe na rimwe ibintu twagiye tubamo kera iyo tutabisengeye nabo tubyaye ari igihe bibagiraho ububasha bikababaho. For example nimba ndi igisambo iyo nasenze ngo n'umwana mbyaye asenge nawe aba igisambo kubera iki? Karande yavukiyemo ni mu bujura, karande yavukiyemo ni mu businzi, karande yavukiyemo ni mu busambanyi, karande yavukiyemo. For example reka mbabwire aka kantu uzarebe nk'abantu bakunda kugira umuryango wishingiwe ari usanga ayo ari karande yo kwishingira. Ugasanga abantu babaho mu buzima bwo kudakora mariage, ugasanga umwana wa mbere arishingiye, uwa kabiri arishingiye, uwa gatatu arishingiye, uwa kane arishingiye. Ariko uyu munsi muzana ijambo rivuga ngo Imana iguhereze Ebenezeri. Ebenezeri isobanura ngo Uwiteka aratuzahuye. Iyo uri muri karande uba warazahaye, ariko iyo uvuye muri karande urazahurwa. Iyo uvuye muri karande y'ubukene urazahurwa. Iyo uvuye muri karande y'ubushomeri urazahurwa. Iyo uvuye muri karande kuba umusiribateri burya Imana ibikuzahuye. Reka nkubwire ngo rero haracyari ibyiringiro ko uyu munsi hari Ebenezeri yawe mu izina rye. Umuntu wese udukurikiranye ndamwatura ijambo rivuga ngo Imana imwicaze kuri Ebenezeri. Imana ishemwe. Kuri Ebenezeri iyo hageze wari ubuze amahoro ubona. Nayo bababwira ngo rero umuntu wese wageze kuri Ebenezeri nibo nabwira ngo bijya bihinduka. Iyo wageze kuri Ebenezeri reka nkubwire ngo uhakura ishimwe. Kuri Ebenezeri rero bisobanurwa kuzahuka. Iyi minsi hari abantu bazahaye mu buryo bwo mu mwuka ndetse barenga no kuba mu mwuka banazahara mu mubiri. Burya nayo iyo ni karande. Karande burya reka nkubwire njya nkunda kubabwira ngo urusengero rwawe n'umutima wawe. Iyo rero wumvishe ko utakirwa ujya guterana nk'uko wari usanzwe uterana bitewe n'ibihe duhagazemo warangiza ugasubira inyuma burya waba wamaze kuzahara mu buryo bwo mu mwuka. Ariko uyu munsi wongera uhendahenda Imana yongere kuzahure mu buryo bwo mu mwuka. Imana ishimwe. Kandi reka nkubwire ngo iyo mu mwuka wawe ari hazima no mu mubiri wawe haba hazima. Niyo mu mubiri ari hazima no mu mwuka hahinduka hazima. Imana ishimwe. Reka nkubwire ngo Abafilisitiya bari bafite kurwanya Abisiraheli bamaze kuzumva ko bacumbitse ngo ahantu bita imisipa bahagurukirizwa kubatera. Ntabwo nzi imbaraga zaguteye uyu munsi. Ndashaka kukubwira ku myuka y'Abafilisitiya yarwanyaga Abisiraheli n'Abisiraheli intambara bahuraga nazo ndetse n'ingaruka babagamo bitewe n'Abafilisitiya. Bamaze kuba ko batiraniye imisipa bahagurutswe no kubarwanya, bahagurutswe no kubagendaho, bahagurutswe no kubatera. Ngo abagabo b'Abisiraheli ngo bazumvishe ngo bashe ubwoba, bamwe basesera mu myobo abandi barihisha bitewe n'uko bari batinya Abafilisitiya. Hari ibintu nawe bigutera ubwoba uyu munsi, hari ibintu nawe biri gutuma ugira ubwoba, hari ibintu biri gutuma wihisha, hari ibintu biri gutuma utangira gusubizwamo imbaraga. Wasengaga kabiri ariko umunsi ntukiri gusenga, hari imbaraga zakurwanyije. Wasengaga iyo bayisengesha iminsi 7 ntabwo ukiyasenga. Wakundaga gufasha ntabwo ugifasha. Wakundaga kwiriza ubusa zarakunaniye. Hari imbaraga zamaze kwinjira muri wowe. Izo mbaraga ni imbaraga z'Abafilisitiya zamaze kwataka ubuzima bwawe. Zari zizi ko muri wowe habitsemo ibibitsanyo by'Imana. Zari bizi ko muri wowe hari imbaraga zizatuma abantu babohorwa. Ariko hari zatumye uceceka. Resitobre ari ibintu zagucecekesheje, hari ibintu zakudebirige zatumye umunwa wawe bishyiraho ngo ceceka. Ariko umunsi yabongure ngo kuri Ebenezeri hatuma utongera guceceka. Nukuri
uwageze kuri Ebenezeri aririmba indirimbo, uwageze kuri Ebenezeri akura amashimwe. Ibyo byagucecekesheje nagutangariza ngo uyu munsi wa none Imana izirukane mu izina rya Yesu. Reka ngutangarize ngo umukobwa wageze kuri Ebenezeri Abafilisita bavuga ngo ntabwo azubaka, Imana ikavuga ngo uzubaka. Umubyeyi wageze kuri Ebenezeri bari baravuze ngo ntabwo azaza, iyo ageze kuri Ebenezeri araza. Kuri Ebenezeri niho abantu bajya bazingukira, kuri Ebenezeri hari intsinzi. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo abise bamaze kumva ko Abafilisita babatatse bigira inama bati tujye kureba Samweli. Samweli bamaze kumubona ntabwo nuweme kudutakambirira kuwiteka. Bavandimwe nagira ngo ngutangarize iri jambo. Imana ihamagara Mose, yamutoranyije umugabo witwa Aroni na Huri kugira ngo bamufate amaboko najya ku rugamba kugira ngo adatsindwa. Iyo bamufataga amaboko yaratsindwaga, ariko iyo barekuraga amaboko yaratsindaga. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu ugufata amaboko. Uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu ugukomeza. Uyu munsi wa none Imana iguhuze n'umuntu w'umumaro. Uyu munsi wa none Imana igusara bone, Imana iguhuze n'umuntu wongera kugendana na. Dukeneye abantu b'umumaro. Wagendanye n'abantu baguca intege, abo ni Abafilisitiya. Wagendanye n'abantu bakubwira ngo ntabwo bizemera, abo ni Abafilisitiya. Wagendanye n'abantu bakubwira ngo ntaho uzagera, abo ni Abafilisitiya. Wagendanye n'abantu bakubwira ngo ntacyo uzimarira, abo ni Abafilisitiya. Ariko dukeneye umuntu ukubwira ngo nubwo byanze ejo bizemera. Dukeneye umuntu ukubwira ngo humura, nubwo none wagerageje bikaba byanze, ariko ngera ugerageze, haracara amahirwe ya kabiri. Biratubwira ngo Samweli amaze gutamba umwana w'intama ngo Abafilisita ngo bigira hafi ngo kurwanya ngo Abisirayeli, ngo uwo ni wo munsi Uwiteka yahidiye ku Bafilisitiya ngo guhinda gukomeye, ngo arabarwanya arabatatanya, ngo abagabo b'Abisirayeli ngo bahera ko baturumuka mu nyobo ngo bagerekana Abafilisitiya. Uyu munsi Uwiteka ahindire ku banzi ba. Uyu munsi Uwiteka ahindire ku Bafilisitiya. Abafite bajyaga bigaragambya ku buzima bwa, abafite bari baraguciye intege, Abafilisita baravuze ngo ntacyo umaze, bari bavuze ngo uzafute ikamye nayimwe tole sito na widima herira sire bini baygo. Reka gutangarize ngo ari Imana yavuze abantu bataravuga, hari Imana yagutekerejeho abantu bataratekereza, hari Imana igufiteho umugambi mwiza. Imana ishimwe. Bisubwiye ngo iki? Iravuze ngo Abafilisita bagerekana ngo bamaze gutera Abisirayeli, ngo Imana gihindira ku Bafilisitiya. Abafilisita bagenza Abisirayeli, ngo ariko Uwiteka abagabiza Abisirayeli, ngo bari babagerekana, bamaze kubagerekana ngo babica umugeni, ngo bagera ngo ahantu ngo bitanga Isheni, ngo bageze ngo Isheni ngo hari imisozi ibiri, ngo hagati y'Imisipa n'Isheni, ngo nyongo Samweli yafashe ibuye ngo arishinga aho ngaho hagati, ngo amaze kurishinga aho hagati ngo arimba izina ryitwa Ebenezeri. Haleluya. Wa mubyeyi n'ibiki birimo bikwirukana, wa mugabo we n'ibiki birimo bikwirukana, wa musore wa mukobwa n'ibiki birimo bikwirukana. Kagutangariza iri jambo. Hanyuma umukozi w'Imana azabasengera, araza kwashaho nimero z'abasengera. Hari igihe uhura n'imyuka mu Bafilisitiya ikagutera kwikinisha, hari igihe ibyo bikakurwanya. Rimwe na rimwe tugira ngo Abafilisitiya ni abatwimye akazi, Abafilisitiya ni abaturebye nabi, ariko ndashaka kukubwira ngo icyakubuza ubugingo ni wo Mufilisitiya wa mbere, uwo wica ubugingo bwawe. Reka kubwira ngo hari imyuka mibi ituruka mu Bafilisitiya, uwo mwuka ugatuma uba mu buzima bwo kwikinisha, uwo mwuka ugatuma uba mu buzima bwo gusambana, uwo mwuka ugatuma uba mu buzima bwo kubeshya, uwo mwuka ugatuma uba mu buzima bwo kwesikoruka, ugateka imitwe. Ariko reka ngutangarize iri jambo rikuvuga ngo iyo myuka y'Abafilisitiya uyu munsi Imana yirukane mu izina rya Yesu. Kandi reka ngutangarize ngo uyu munsi wa none nta kindi Satani agishaka ku buzima bwawe, nta kindi arimo gushakaho, aragira ngo akwambure ubugingo bwawe. Ariko resito pesta fo herira sini
kindi my bro, nta kindi tubereye ahangaha. Tuhabereye kugira ngo tukubwire ngo haracari w'ibyiringiro, haracara ayandi mahirwe yuko Imana yarakora ubuzima bwawe, yuko Imana yagutandukanya n'iyo myuka mibi. Iyo myuka mibi ituma witakariza icyizere, ugasanga umukobwa ufite imyuka yo gutuma ugenda ukuramo inda, karande zo gutuma ukuramo inda. Ariko reka buriya ngo haracyari ibyiringiro. Wowe garukira aho ngaho. Abafilisitiya bagenjeje Abisiraheli, ariko uwo munsi Uwiteka yindira ku Bafilisitiya, arabica arabatatanya, Abisiraheli banesha abanzi ba. Umwanzi wa mbere ni ushaka kugutandukanya n'Imana. Imana ishe Hedi presa soba dobe, Henisa na pewa eda, Shelawiri sasoba eda, Hetando edidebo, Here pewa sasoba. Ariko ndumva imbaraga zisumba byose. Imana gutangariza ngo hari imbaraga zisumba byose zijya kubarikira ubuzima bwawe. Wowe nukurikiranira ijambo ry'Imana, ndagira ngo gutangarize ngo wowe gusa n'unangira umutima, n'umva ijwi ry'Imana rikora ku mutima wawe. Wandika muri komante, wandika bagusengere, bakoze Imana nta kindi babereyo. Wowe zaranze urasenze biranga, ariko nakubwira ngo ukeneye umuntu uguhuza na Yesu, ukeneye umuntu w'umugisha, ukeneye umuntu w'umumaro, ukubwira ngo humura. Aho wabonaga ko imbaraga ziburiye, niho hagiye kubonekera imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo uwo munsi bacara kuri Ebeneze, ngo afata ibuye ararishinga. Yakabwira ngo ukeneye kwicara kuri Ebeneze, kabwira imyuka igera muri 7 yatumye Abafilisitiya bari bamaze kugaba mu Bisiraheli. Icyambara uyu mwuka wari umwuka w'uruzere. Umwuka wa mbere wa karande wa mu Bafilisitiya ni umwuka w'uruzere. Abisiraheli yo bagandikaga ku musozi, Abafilisitiya bakuva ko niho bari, barazaga bakabatera, bamara kubatera bakimuka, bagora bimuka kubera Abafilisitiya umwuka w'uruzere. Uzi ko ari igihe ugenda mu mujyi ugashinga wa business, hakaza wa mwuka w'uruzere kubera ngo mu mujyi ntabwo ari icyerekezo cyawe kiri, genda Rwamagana, kubera ngo ntabwo ari wo kiri, genda Kayonza, ukava Kayonza, kubera ngo genda Nyabugogo, ugahora muri uwo mwuka w'uruzerero. Kandi umwuka w'uruzerero, reka gutangariza uko amaze kugera no mu ngo z'abashakanye. Uyu mwuka w'uruzerero ukakubwira ngo uriya mugabo si uwawe, uriya mugore si uwawe. Ugasanga umugabo ashatse abagore barenze 1 2 3 4, umugore ashatse abagabo barenze 1 2 3 4, ugasanga abantu babyaye abana badahuje basi. Uwo ni umwuka w'uruzerero uturuka mu Bafilisitiya. Uyu mwuka w'uruzerero nusanga ari ufite umwuka w'uruzerero, haracari ibyiringiro ko wasenga. Uyu mwuka w'uruzerero ukava ku buzima bwawe. Karanda y'uruzerero, ugasanga umuntu n'ahantu yicara ngo acuruze byeme, n'ahantu ajya mu kazi ngo amareyo kabiri, ntabwo yubaka ngo atuze. Wagira mu barambagiza nyabo, ugasanga umuntu arambagije abakobwa barenga 10, undi atereswe n'abasore barenga 10, ariko akaburamo n'umwe wamugirira umumaro. Uyu ni umwuka w'uruzerero. Karanda y'uruzerero ndayamubwira ngo nawe haracari ibyiringiro ko uyu mwuka Imana yakura ku buzima bwawe. Kandi reka mubwire mukozi Imana, uyu mwuka amaze kwataka abantu benshi, kandi uri mu nzu y'Imana, ntabwo uri mu bapagani, ni abantu bamaze kugira mu nzu y'Imana. Uzi ko ari umuntu umaze kuba mu nsengero zirenga 10, ugasanga ari muri ADPR, ejo yagiye mu Badive, yagiye muri Anglikani. Burya ni umwuka w'uruzerero. Reba ahantu ufata icyerekezo, reba njyewe ndasengera ahangaha, hanyuma hamagara Imana iguhera umugisha ahantu uri gusengera. Uva muri uwo mwuka w'iki w'uruzerero. Umwuka wa kabiri ni umwuka w'intambara. Abisiraheli bahoraga mu ntambara batateguye. Ugasanga mu rugo umugore n'umugabo barahora bari mu ngumi, barahora batumvikana, barahora barashabirana, imiryango muri iyi minsi irisubiranamo, baricana. Umwuka w'intambara, iyo ni karande y'intambara. Rero ubuzima bwawe uri ntabwo uri mu ntambara, ariko nusanga uri mu ntambara umenya ufite karande y'intambara, usenyo karande y'iki y'intambara. Undi mwuka nawo wari umwuka w'iki
wakubuzwa amahoro. Abantu babuza amahoro, yakababwira ngo ni amahoro yuzuye atari muri Yesu. Muri Yesu no honyine harimo amahoro, muri Yesu honyine no hari ubuzima, muri Yesu honyine no tubonera amahoro. Ababiseri rero babuzwaga amahoro n'Abafilisitiya kubera ko ntabwo waba uri mu ntambara ngo ugire amahoro. Niba baba bari ku musozi umwe bari Misipa bakabirukankana, ejo bakaba bageza aha, ejo bakaba bageza aha. Rero bahoraga babuze amahoro kubera kugira gute guhora mu ntambara. Undi mwuka wa kane ni umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari noneho wisha abantu. Abashumba bari kugambanirana kubera ishyari, abakorari bakaririmbana ariko bafitanye amashyari, abahanuzi bagahanura dore ko abahanuzi bo umwuka w'ishyari warabamaze. Abantu bakabaho ngo bafite umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari rero nayo ni karande. Iyo karande y'ishyari umuntu aratera imbere kumva ko atatera imbere, arasubizwa kumva ko atasubizwa. Rero iyo karande y'ishyari mu buzima bwawe. Undi mwuka nawo wari umwuka Abafilisitiya rero bateraga Abisirayeli bitewe n'ishyari. Iyi ni imyuka ituruka mu Bafilisitiya. Undi mwuka wari umwuka w'impfu zitunguranye. Burya umwuka w'impfu yabaga intambara, bamwe bakomerekeraga muri urwo rugendo, bamwe bagapfa bagapfira muri izo ntambara. Rero izo ntambara rero imyuka mu Bafilisitiya yagabaga impfu hehe ku Bisiraheli. Uyu munsi wa none umuryango wawe ushobora kuba uri mu impfu zigenda zitunguranye, gupfa bakenyutse batarama kubera umwuka w'iki wa karande uturuka mu Bafilisitiya. Iyo karande rero nayo ugomba guca iyo karande. Rero reka mbwira ngo hari indi karande yo kutagirirwa imbabazi. Reka mbabwire, nusanga abantu bose bakwanga ujye umenya ngo ni karande y'icyangiro. Abafilisitiya bari baranze Abisirayeli kugeza ubwo babahoraga babagabagaho ibitero. Uyu mwuka nawo uturuka mu Bafilisitiya, karande y'inzangano naho ngaho yatangiriye. Mwibuke ku rugendo rwa Samusoni uburyo yagendaga arwana n'Abafilisitiya kubera kwanga Abisirayeli. Rero akabwira ngo karande ituruka mu Bafilisitiya yo kwanga abera b'Imana. Rero uyu mwuka nawe nusanga ufite umwuka wo kwangana cyangwa abantu bakwanga, menya ngo hari karande igenda ku buzima bwawe, karande yo kwangwa. Indi karande ni karande yo kunyagwa. Karande yo kunyagwa cyangwa se gusahurwa. Ibyo ufasheho byose biragenda, uracuruza bikagenda, icyo amahirwe yose ubonye barayakunyaga. Abisirayeli iyo babaga bageze ahantu bumvaga ko bagiye kugira amahoro, bumvaga ko bagiye gutuza, ariko hakaza imbaraga zibarwanya z'Abafilisitiya zituma rimwe na rimwe igihe basigaga n'imirimo babaga bahinze bakayita bakagenda, amatungo yabo akagenda agapfa. Mbese ni umwuka wo kunyagwa. Umwuka wa nyuma ni umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba, burya karande y'ubwoba nayibaho. Gasanga uravuze ngo ese ninkora ibi bazanseka, ninkora ibi naho nzagera, ibigenda guca naho nzagera. Iyo karande y'ubwoba nayo yahoraga Abisirayeli bayifite, bafite ubwoba bw'Abafilisitiya bangejo bazadutera. Mwibuke kujya cyo kwica Goliyati. Dawidi yakwica Goliyati ngo Abisirayeli ngo bari bagize ubwoba, Abinadabu n'izindi ngabo zose babaga ari kumwe, bose bari baragiye mu myobo bajya kwihisha Abafilisitiya. Rero Abisirayeli bahoranaga ubwoba bw'Abafilisitiya. Niki kigutera ubwoba? Ndagira ngo soreza ngadusenga aho, ndagira ngo ngutangarize ngo uyu mwuka w'ubwoba utuvuga ngo ntabwo uzashaka, ntabwo uzabyara, ntabwo uzabona akazi, ntaho uzagera, ni karande y'ubwoba bwo mu Bafilisitiya bajyaga bagaba mu Bisiraheli. Ariko uyu munsi wa none ndimo ndakuresha nsomeka, ndimo ndagutangariza ngo ihanganire icyo gicuku kuri cy'ubwo bwo Imana igukure muri ubwo bwoba mu izina rya Yesu. Imana ishema. Niki kiguteye ubwoba uyu munsi? N'ubuzima uhagaze, nukubona hari ibiguteye ubwoba biguhagurukiye. Ese n'Abafilisitiya, Abafilisitiya reka mubwire ngo n'ubuzima bwose uhagaze mubona butagenda neza, n'izo ntambara ubona zitagenda neza, hari karande. Ubutatuza babwira kuri karande zituma abantu baba mu byaha by'ubusambanyi, karande abantu bakicana, karande abantu bakaroga, karande abantu bakabeshya. Ariko uyu munsi dusoreje kuri karande y'iki? Y'ubwoba. Abantu bahorana ubwoba. Uyu munsi ntabwo mvuze kubiri kuba, ariko abantu benshi babiswe mu bwoba. Nimwe no gusenga byaranze kubera ubwoba. Ariko reka ngutangarize ngo haracyari ibyiringiro. Nyemerera dusengana Imana. Vuga ngo Mwami Yesu ugiye gukurikirana ijambo ry'Imana. Vuga ngo Mwami Yesu
ndakwakira mu buzima bwanjye utsinde umwuka w'ubwoba utsinde umwuka w'ishyari utsinde umwuka w'inzangano utsinde umwuka wo kunyagwa ndetse no gusahurwa dukeneye ebenezeri ya mariage ebenezeri yo gucuruza ebenezeri y'agakiza ebenezeri yo kuzahurwa abazahura abantu ba yaba ari mu mubiri abantu bazawuke yaba ari mu mwuka abantu bazawuke abasubiye inyuma wongere ubazahure mu izina rya Yesu urakoze ko Imana igiye gusura ubwoko bwawe ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye amen shalom shalom nawe utaha Imana yo mu ijuru iguha umugisha ikwagurira imbaraga ikwagurira imbago ikomereza amaboko ndasheka nashidikanya ko nitwongera kugushaka undi munsi tuzakubona hanyuma mushumba ari nk'abantu bakeneye ubabwiye kuri karande kandi harimo abantu benshi bafite karande izo zose watondaguye zigera muri 7 utubwiye kuzatubwira ku zindi karande ariko harimo umuntu ushobora kuba yumvishe ko hari karande muri zose uvuze afite agukeneye akeneye kumusengera yakubona kuyihe nimero umuntu ushaka ko twasenga n'Imana yambona kuri 078 5 1 490 078 5 1 490 iri kuri WhatsApp Mana bahereza umugisha iri nariho mbese kuri WhatsApp iriho Imana yo mu ijuru iguha umugisha kwagurira imbago bakunzi bacu turabashimiye rero abantu badukurikira dushimiye umushumba wacu atubwiye kuri karande ariko nashishikariza abantu bari hirya no hino batari bakanda subscribe mwarahombye ibi biganiro murabihomba iyo mutarazikanda murabihomba Imana yo mu ijuru baha umugisha ciao ciao shalom